RGB yambuye Grace Room ubuzima gatozi. Nyemera by'umwihariko ngaruke kuri aya makuru yagezweho na makuru bari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Tugaruke kuri iyi nkuru itunguranye cyane, tunagaruke no kubyo abantu batandukanye bakomeje kugenda batangaza bishingiye kuri ibi byemezo byafashwe byo guhagarika Grace Room ya Pasiteri Julienne Kabanda. Wenda nk'abarimo Rigoga Ruth yari icyo bavuze, nabo bakurikira nabo bagira ibyo batangaza ku mbuga nkoranyambaga. Nyemerera nongere ngo ikaze kandi mwifurize kugubwa neza uri mu bice bitandukanye ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Iyi nkuru uko iri kuvuga iragira iti kuri wa 10 Gicurasi 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko rwambuye ubuzima gatozi umuryango wa Grace Room wari wariyandikishije nk'itorero ry'amahoro rihuza amadini kubera kutubahiriza amategeko agenga imikorere n'imiyoborere y'imiryango ishingiye ku myemerere. Mu itangazo RGB yasohoye kuri wa gatandatu yavuze ko Grace Room yakomeje gukora ibikorwa by'amasengesho binyuranye n'intego z'itorero ryiyandikishijeho, bityo bikaba bitajyanye n'imirongo ngenderwaho yemejwe ubwo ryandikwaga. RGB yibukije ko buri muryango wiyandikisha nk'ushinzwe ibikorwa byo kwizera ugomba gukorera mu murongo n'intego byemejwe kandi ibikorwa byawo bigahora bihuye n'icyo wiyemeje ubwo wasabaga kwemerwa n'amategeko. Iri tangazo rikomeza rigira riti kwirengagiza ibi byangombwa bizanira umuryango ingaruka zirimo n'igihano cyo gukurwaho ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. RGB yakomeje isaba amatorero n'imiryango ishingiye ku myemerere gukomeza kwitwararika no gukurikiza amategeko, amabwiriza n'amahame agenga uru rwego. Inaburira ko ubugenzuzi buzakomeza gukazwa kugira ngo hirindwe imikorere ishobora kubangamira amategeko n'inyungu rusange. Itorero Grace Room Ministries riyoborwa na Pasiteri Julienne Kabanda Kabera ndetse niwe warishinze mu mwaka wa 2018. Tegeko cyangwa itangazo risohowe na RGB nibyo ngibyo ritangaje cyangwa nibyo bagarutseho ku kigendanye no kuba bahagaritse iri torero. Abantu benshi batandukanye bavuze kuri iyi nkuru bagaruka ku guhagarikwa kw'iri torero cyangwa k'uyu muryango. N'uyu muryango wari umaze kugira abawukurikira benshi cyangwa abayoboke benshi. Sinzi niba ndaza kuza kuvuga abayoboke benshi, ndaza kuza kubishingira kuki, kuko ku ruhande rumwe ryafatwaga nk'idini ariko ku rundi buryo ryari ryariyandikishije ntabwo ryari nk'idini ahubwo byari nka mpuzamadini, niko ndi kubibona mu itangazo. Ni ukuvuga ngo rero kuva rihagaritswe cyangwa kuva itangazo risohowe hagaragaye ibitekerezo byinshi bitandukanye by'umwihariko kuri social medias cyangwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri rezo sosiyo bitewe n'ururimi uvuga. Wenda reka tugaruke ku byatangajwe na Rigoga Ruth. Rigoga Ruth umunyamakuru wa RBA, umunyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko mu rubuga rw'imikino, yagize ati insengero ko zikomeje gufungwa ubu ni igisubizo cyangwa abantu nibakomeza kuva mu byizerwa nibwo havuka ibibazo byinshi. Nk'iyi ministries niho abenshi bari basigaye bikinga. Ubwo yabivuze muri rusange kukuba hari insengero zafunzwe no kukuba n'iyi ministries yafunzwe kandi hari mu hantu hitabirwaga n'abantu benshi pe, koko hitabirwaga kwa Kabanda, hitabirwaga pe. Kuzuza BK Arena bijya bigora cyane n'abahanzi b'ibyamamare birabagora, ariko ibaze ko Kabanda yayuzuzaga kandi akayikoramo iminsi nk'itatu yikurikiranya kuzura. No kuvuga ngo yarari ku rwego rwo hejuru koko ku rwego wabyumvamo, yarari ku rwego rwo hejuru pe. Bimwe mu bitekerezo byatanzwe kuri ibi byavuzwe na Ruth na Rigoga Ruth, hari uwagize ati nibakosora ibyo basabwa ubwo bongere bafungurirwe. Buriya se hari ikirimo batakemura?
naho insengero zo nazo mbona zifite byinshi zangiza. Iyo ari kuvuga yuko insengero adacanwa kanazo kuko garagaje ko hari bitagenda neza. Undi yagize ati insengero zo mu Rwanda zari zimaze kuba nk'utubari twaho, abantu bagasenga kane mu minsi 7, ubwo ni bagasenga kane muri 7, shatse kuvuga bagasenga kane mu minsi 7, abandi binjiye mu gasozi ngo barasengera kubona akazi aho kugahanga. In short, gusenga si kibazo, ikibazo kiri uburyo bikorwamo, ariho abantu bahera bakora nk'ishoramari. Undi yagize ati Imana ishimwe cyane pe dukize scam. Ariko kabanda bamugoriwe. Wenda nyiri kuri iyi comment mu minsi yashize hari umuntu yavuze yuko Kabanda ngo ari mama w'ikinyoma, ngo ari umukozi wa shitani cyangwa wa satani. Numva ashyize mu majwi na Apotre Gitwaza, gusa nyuma yagarutse asaba imbabazi yumvishe yuko RIB yabyinjiyemo, none uyu nguyu yaravuze ngo ni scam. Ntabwo n'undi dukurikira rukunda byumva. Undi yagize ati inkuru nziza rwose pe, abantu bave mu bibeshyo basome Bibiliya, naho ukuri kose bashaka kumana kuri rwose, niho ukuri kose bashaka kumana kuri rwose. Cyeka ariko yari yanditse. Undi yagize ati ntaho ubabujije kuyikinga ariko bakurikize amategeko. Undi yagize ati ibibazo bihoraho ku isi, niko yashatse kuvuga, kandi ntabwo kwikinga mu gicucu by'ibintu runaka ari byo bikemura ibibazo, kandi ntabwo Grace Room yafunzwe yambuwe ibyangombwa kuko bihabanye n'ibyo yakoraga, ahubwo niyongere asabe ibyangombwa bijyanye n'ibyo akora, ubundi ikomeze ifashe intama n'intore zayo. Undi yagize ati yakodeshaga kandi ntabwo byemewe, ahubwo bafungiye abandi bakodesha we baramusiga kandi bikibazwaho. Witwa Mugabe Derek yagize ati mugaruke muri Gaturika twarazwe n'abakurambere. Gaturika nk'idini abantu benshi bemeza yuko ari ryo dini amadini yose akomokaho, ati mwagiye kure y'umubyeyi none muragira ngo iki, ni mugaruke kuri Gaturika kiriziya imwe rukumbi kandi ikomoka ku ntumwa, ngo ari aho ngaho mugaruka rwose. Undi yagize ati ntabwo yahawe ibyangombwa byo gukora urusengero, gusenga ntibiri mu bikorwa yasabiye uburenganzira, akurikiranwe nk'ibindi byigomeke byose. Ko bafite amagambo aremereye mw'abantu, ngo niba se byarinjizaga gatubutse katagera mu bagatanze ngo kabagarukire ngo nanjye narifunga. Byashatse kuvuga ikiza. Undi yagize ati niba nabibonye neza mu byo bemerewe ntabwo gusenga birimo. Undi yagize ati nukuri ntago bishimishije pe, ibi bintu byo gukinga insengero nibwo havuka abajura benshi. Insengero zikingira abajura, cyo nacyo turaza kuza kukireba. Undi yagize ati ni naho ibyaha byinshi biba buriya nuko ubutabizi. Undi yagize ati ibi bintu si byiza na gato, insengero za ministries zari zibumbatiye umubare munini w'urubyiruko bayobotse gusenga, rero kubihagarika urwo rubyiruko ruzasubira mu biyobyabwenge, ingaruka tuzazibona mu gihe kiri imbere yo. Ariko nibyo wasangaga abajene benshi basengera muri izi insengero zitwa churches cyangwa ama ministries. Kuki bikinga rba.com. Ubutumwa ko ari bwinshi mw'abantu mwe wagize ngo bwose turaza kuza kubusoma tuburangiza, ariko namwe muraza kuza kuduhereza ibitekerezo. Undi yagize ati abenshi uvuze nabahe subwo aho abantu benshi bajya turahazi, abandi nabi mitwe akajagari karacitse, ahubwo Imana ishimwe. Bana abantu batari bishimiye Pasiteri ari benshi. Grace Room yasabye icyangombwa nabi niyongere isubiremo igisabe neza. Uyu ni undi yagize ati abagorozi bazababarire pe,
bo nta kibazo bateje. Ko ntanga ariko buri muntu ari kugenda avuga akababaro ke, biwe yazanyemo iby'abagorozi ngo abagorozi bazaba barire pe kuko bo nta kibazo bateje. Uyu nawe yitwa Ndayisenga Claude wavuganiye abagorozi. Undi yagize ati kugira abayoboke benshi ntibikuraho kubahiriza amategeko. Undi yagize ati nago insengero arizo. Undi yagize ati mwahikingaga iki akazuba se? Aha ni ataki. Gayo nguko n'ibindi bitekerezo byinshi biracyatangwa. Hari abari kwemeza yuko byari byo rwose kukuba urusengero rwahagaritswe kuko rwasabye mu byo rwasabye gusenga bitarimo. Abandi bakibaza bati se gusenga byakirwa uruhushya, ariko icyo tubonye cyangwa gusenga byakirwa uruhushya ko bimeze. Ubwo rero mw'abantu mwe niba ufite urwego runaka cyangwa niba ufite umuryango runaka, biragusaba kuzajya ukurikiza ibyo wasabye, naho ibindi bigiye hirya y'ibyo ugomba mu bihano ugomba kubona harimo no kuba wahagarikwa. Ariko nanone rero kuguhagarika hari igihe n'urwego rukuganiriza rukakubwira yuko usa nkaho uri gutanuka bakwikosora. Ese yaraganirijwe Pasiteri Julienne? Ntawamenya, reka dutegereze, wenda ashobora kuzagira icyo abivugaho. Ariko muri iyi minsi Julienne ntago, nubwo yari afite ububyutse bukomeye, afite na audience nini, ntabwo yorohewe kuko nababwiye yuko mu minsi yashize mwese mwarabibonye, umuntu wamwibasiriye. So umuntu yaragarutse asaba imbabazi nyuma yuko bivuze yuko agiye gukorwa iperereza ngo harebwe niba koko ibyo yavuze bigize icyaha. Aza gusaba imbabazi Pasiteri Julienne kubw'ibyo yari yamuvuzeho, ndetse asaba imbabazi n'abandi bishobora kuba byarakomerekeje. Ngayo nguko ngibyo rero ibyari bigezweho, gusa turakomeza kubibakurikiranira.